Bismillahirrahmanirrahim. Umudawati ryahamye iyamuremye Isa. Amahoro y'Imana abane namwe nshuti bavandimwe bo gusenga Imana imwe TV. Uyu munsi nabateguriye amateka yaranze intumwa y'Imana Muhammadi, Imana imamahoro n'imigisha, uburyo yabonyemo ubutumwa. Intumwa y'Imana ijya guhabwa ubutumwa, yahawe ubutumwa ifite imyaka 40. Byagenze bite rero? Intumwa y'Imana ubwo yahabwaga ubutumwa yakundaga kwiherera. Yakundaga kwiherera mu buvumo bwitwa Hira. Akajyanamo icyo kurya, akajyanamo n'icyo kunywa. Noneho ubwo yabaga ari muri ubwo buvumo yatekerezaga cyane ku biremwa. Yamara gutekereza ku biremwa akanatekereza cyane ku wabiremye, akabishakisha aho ngaho akabura igisubizo. Ibyo bintu yabimazemo, cyangwa se ubwo rujijo yabumazemo imyaka irenga 3. Ariko aba hehe? Muri ubwo buvumo agenda agavamo akongera, ariko agatekereza kuri ibyo bintu. Noneho rero igihe cyo guhabwa, hari Muhammadi, Imana imamahoro n'imigisha, yujuje imyaka 40, yatangiye kubona ibimenyetso by'ubutumwa bimugaragaraho. Muri ibyo bimenyetso twavuga kurota inzozi. Akarota inzozi, yamara kurota inzozi, yarotaga inzozi ikintu akakibona uko cyakabaye. Icyo kikaba ikimenyetso kimugaragariza ko ashobora kuzaba intumwa koko. Ibyo ngibyo yabimazemo amezi 6. Nyuma yaho rero mu kwezi gutagatifu kwa Ramadan, Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yohereje Malaika Jibril, aramwohereza asanga intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam muri bwa buvumo. Arangije Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, tunakwibutsa icyo gihe yari afite imyaka 40 n'amezi 6 n'iminsi 12. Birangije amwohereza umurongo wa Qur'an umbwira uti ikra bismi, soma ku muremyi wawe. Aho sasa urugamba rwari rutangiye. Mwema aravuga ati nge ntabwo nzi gusoma yara. Nge ntabwo nzi gusoma. Jibril amwe ati soma ku muremyi wawe. Intumwa y'Imana avuga ati nge ntabwo nzi gusoma. Soma ku muremyi wawe. Mwema ati ntabwo nzi gusoma. Malaika Jibril tubwirwa ko yamukanze, aramukanda, aramubabaza koko. Soma inshuro igira 3, amuga ati soma ku izina ry'umuremyi wawe. Muhammadi arasoma. Nyuma yaho Jibril aragenda, ahita ava mu buvumo yirukanka agera ku mugore we bita Khadija. Aramubwira, amutekereza kuntu byabaye, ariko agenda amuga ati fubika. Yari afite ubwoba bwinshi, atekereza umugore we kuntu byagenze. Umugore we aramubwira uti rero mugabo wanjye, aramujyana aramufubika. Igice gikurikiraho tuzacyumva ikindi gice gitaha. Amahoro y'Imana abane namwe mu kumva amateka yaranze intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam.